munsi, wowe udahwema kutugaragariza ko dukunda, wowe tubana umunsi ku munsi, wowe iyo dukoze video uyibona mu ba mbere. Ngwino rero tubane muri ino video, ngwino mwereka ukuntu ushobora gufungura Pi Network cyangwa se Pi Network, application iri gusarira abantu muri ino minsi. Kuyifungura biri kugora abantu. Ngwino ufungure application yawe muri Pi Network uri hano mu Rwanda. Ngwino maze ujye kuri Play Store uyidownloadinge. Numara kuyidownloadinga application imaze kugira muri telefone, imaze kuba update, imaze kuba yagaragara muri application yawe ufite muri telefone, uraza ukande open. Urategereza gatoya ibaze iloadinge ijye muri telefone yawe tayari. Ikimara kujyamo urayinstara. Iyo umaze kuyinstara uraza ugahitamo uburyo bwa Facebook n'uburyo bwa namba. Uhitamo namba ugashyiramo, ugashaka igihugu cy'u Rwanda ukagishaka ukagishyiramo igihugu uherereyemo, example ukadushyiramo iki. Iyo umaze kugishyiramo uraza ugashyiramo nimero za telefone. Iyo umaze gushyiramo nimero za telefone uremeza OK, ugakomeza kubikurikira. Urategereza gatoya bakaguha izindi information. Uraza ugashyiramo email na password. Uraza ugashyiramo password yawe wibuka, ukareba neza ko ihuye niyo hejuru. Ugashyiramo amazina yawe, izina rya mbere, izina rya kabiri, niryo tukaryuzuzamo. Hasi dushyiramo username. Hano tugashyiramo promo code. Hano promo code urashyiramo niyo Emmanuel 9. Niyo ushyiramo hano. Iyo umaze kubigenza gutya tayari iba yarangiye. Pi Network yacu iba yamaze gufungura. Tukanda kuri get started. Iyo umaze gukanda kuri get started utangira na rimwe. Urabona hara hejuru ko dufitiyeho ipayi rimwe n'ibice 59. Tayari twatangiye kumayininga. Uranyuza kuri buri saha, bana kuri buri saha ni masaha 24. Ugakora hari ahanditse ku ibara ry'icyatsi. Hano handitse 0.01. Ugatangira kumayininga, ukoraho rimwe mu masaha 24. Ni uyu munsi isaha tugezeho, uzongera kugarukaho uyu munsi isaha tugezeho. Okay, noneho ibindi bikurikira urahita unyandikira kuri inbox mufashe wongoreze n'icyo gikurikiye. Zigoye gufasha mpaka ubonye KYC imara ukwezi, ubundi ugatangira nawe gukorera kuri amafaranga mu muzungu. Niba ino video hari kigufashije cyangwa hari ubundi bumenyi kongoyeho ngo waruzi, wibuke gukora subscribe kuri buto hasi, wibuke gukanda like, share na comment. Inkunga yawe uraba uyiduhaye. Murakoze. Niteguye kubereka ino application ibisabwa byose kugera kuri wujujemo KYC. Muri video igiye gukurikiraho tugiye kureba uburyo uverifyinga ino application, kuzuzamo email, ugashyiramo nimero ya telefone, ukayiverifya, ukaverifya na Facebook. Tudatinze rero rekanze mu kanya niyo video igiye gukurikiraho nyuma y'ino video. Ara hejuru urabona ko twatangira ipayi rimwe bitewe yuko hari umuntu twinjije muri payi. Murabona yuko ibintu ari buzungu. Wibuke ko ino payi irajya ku isoko kuri 31 z'ukwa 12 irarangira n'uyu mwaka. Nizo rero hano muri description murasanga link uyinjireho ubundi dukomeze.